tujya tubibona se bavandimwe? Mukristo akaba afite ibihe byiza ariko mukazahura neza yarabaye kazizi, mukazahura yararangiye nta buzima bw'umwuka kigira pe, ari umuntu wo gusabirwa. Nta yindi mpamvu bavandimwe, yariyizeye yavuze mu ndimi none biremera, azivuje ejo biremera, ariyizera agira ngo niko bizahora. Ariko mbabwire, niba usenze ukumva imbaraga ziraje, ongeraho gusenga, imbaraga zongere zize kugeza ubwo uba manager w'igihe cyawe. Ibihe bibi bizaze bisange umeze neza 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 neza. Baramubwira ngo databuja ibintu byitayeho, maze ngo akangutse. Tuvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amena. Ongera uzamuke amena. Akangutse, yes, akangutse. Ngo akora icyo bita gucyaha. Ngo aravuga ngo wa muyaga we ndagutegetse nonaha. Ndagira rekreto sefera kendama otaime grai. Shirira andika. Imana ivugiye muri nge, ndategeka imiyaga yose iri muri mwebwe mu izina rya Yesu guhagarara. Imiyaga y'amadeni, imiyaga y'ubukene, imiyaga y'ibibazo by'uburyo butari bumwe, iyo miyaga turayihagaritse mu izina rya Yesu. Ababyizeye bakomera Imana amashyi bashime. Wa muyaga we ceceka. Imiyaga isi yuzuye ibiteye n'ibiducira, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi yuko hari icyo Imana yavuze, kuko ari nta jambo nzogera kucoya, nzogera naho ya ngwibeshe. Mariko 4:35. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye ajyanye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, mubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati cece kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Noneho muri Zaburi, tuyete muri Zaburi 93 murongo wa 3 n'uwa 4. Zaburi ya 93 murongo wa 3 n'uwa 4. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Imana ihabwa icyubahiro iduhaye uyu munsi kandi ngo tubane tube muri iri teraniro n'ubuntu bukomeye Imana itugiriye. Imana ishimwe. Turi kwiga ijambo rivuga ngo kugera ku ntego. Ntabwo tugomba kumanika amaboko. Ugomba kugera aho ugomba kugera,
ahantu werekeje intekerezo ugomba kuhagera mu izina rya Yesu. Ube maso mu Kristo nturuhuke nonaha, amakuba ari hafi usabe. Ababisha b'Imana bajya bakubikira, baguciriye ibico usabe. Uje wambara intwaro Yesu yakwihereye, ku manywa na nijoro wirinde. Umva batsinze kera iyo ntambara urwana, baraguhugura ngo usabe. Usabe, usabe, baraguhugura ngo usabe. Umva n'umwami wawe Yesu wagupfiriye, niwe wakubwiye ati bamaso, bamaso, bamaso. Niwe watubwiye ati tube maso. Iryo jambo ryemere n'umutima wizeye, kugira ngo urikore usabe. Haleluya. Vugana nanjye uvuge ngo nzagera ahantu Imana yavuze. Subira muvuge ngo nzagera ahantu Imana yavuze. Nzagera mu nzozi zanjye mu izina rya Yesu. Nzagera aho nerekeza mu izina rya Yesu. Amen. Buriya rero kugira ku ntego habanza kugira intego, ukabona ukagera ku ntego. Kandi ni byiza ko umukristo agera ku ntego, ariko kandi bikaba byiza yagize intego mu buzima. Umukristo utagira intego ameze nk'ubwato bwarohamiye mu nyanja rwagati, rudafite icyerekezo, butazi ahantu bushobora kuruhukira ku mwaro uwo ari we wose. Meze nk'umusare warohamiye. Umukristo utagira ku ntego aba afite ikibazo. Utagira intego aba afite ikibazo gikomeye. Nagerageje kuvuga gato ibyiza byo kugira intego. Kugira intego bituma ugenda, ubuzima bwawe burafunkisiona, uragenda. Kugira intego bituma umuntu adapfusha igihe ubusa. Hari uko umuntu abaho apfusha igihe ubusa kubera ko nta ntego agira mu buzima bwe. Hanyuma kugira intego bituma umuntu yunguka. Ibyo ugezeho urabimenya mu ntego zawe. Urwego ugezeho mu mwuka urarumenya, n'urwo ugezeho mu mubiri kandi urarumenya. Bavandimwe, ndabibutsa ko iyo utagize intego ukorera mu ntego z'abandi, hanyuma ukabafasha kugera ku ntego, ariko ku mpamvu z'uko wowe utagira intego. Ukwiriye kugira intego kugira ngo Imana igutere inkunga, ariko kandi muri iyo ntego yawe. Icyo nshatse kuvuga, abantu bafite intego muri Ranshawa, Imana ibatera inkunga bagere ku ntego zabo mu izina rya Yesu. Kugira intego, kugira intego bituma utaya. Umuntu ufite intego ntabwo apfusha ibintu ubusa. Umuntu ufite intego ntabwo yaya. Kugira intego bituma wunguka byinshi cyane mu buzima bwawe. Ubaho ufite icyo umaze. Ariko iyo ubaye utagira intego, muvandimwe, ni ikibazo gikomeye kandi gikomeye cyane. Ejo rero twabonye ko Zakayo yari afite imbogamizi zatuma atabona umwami Yesu. Kuba ari umunyacyubahiro no kuba ari umutunzi, kandi akagira n'imbogamizi z'abantu. Zakayo ariko ibyo ntiyabyitaho, yemera guca bugufi yurira igiti kugira ngo abone Yesu, kuko ari cyo cyari cyamuzanye. Twabonye Elisa we yarahuye n'ikibazo cy'abantu, abahanuzi babacantege.
hanyuma n'imiyaga n'ibiraba bijyanye n'ibyo tugiye kuvuga hano haraguru. Muraza kumfasha mu mwanya utari munini, turaza gusenga. Bibiliya iravuga ngo inzuzi ziteye hejuru, imiyaga yiteye hejuru, imiraba yiteye hejuru, guhorera kwaso. Ibyo rero byiteye hejuru, ndabibabwiza ukuri, Imana yambwiye saa 9 za nijoro ngo ibintu byazamutse bikitera hejuru turaza gusenga biveho mu izina rya Yesu. Ibintu byatumbagiye bishaka kuroha mu kanya, ibyo bintu turaza kubisengera. Icyitonderwa rero bavandimwe, kugera ku ntego nanone ugomba kumekinga sure ko intego yawe ihura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uze gusoma mu Itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere wenda usoze n'umurongo wa 9, hari inkuru z'abantu bagize intego. Uwo engineer witwa Nimurodi yagize atya, atekereza kubaka inzu nziza cyane nini ndende, hanyuma kandi ngo ikagera ku ijuru, ariko akagira intego mbi ngo nukugira ngo yibonere izina rimenyekana mu isi. Nico ngo yabikoreye, arubaka, Imana iramureba, arubaka. Mu byukuri kubaka ni sawa, kubaka ni nabyiza, n'ibintu arimo arakora ni ibintu abantu bakarebeyeho bakavuga bati vraiment Imana yatanze ubwenge. Ariko afite intego mbi, imyubakire ye ngo ashaka kugira ubwibone ngo agire izina rimenyekana. Imana nayo ireba bigeze hagati yenda gusohora ku ntego ye, muzi cyabaye, irazira irabisenya Imana. Umuntu yari afite intego ariko Imana birangiye ibisenye. Ubwo rero ugomba kubanza kumenya ko intego yawe ihura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibafashe kandi Imana itugirire neza. Ndashaka rero kuvuga imbogamizi zishobora gutuma umuntu atagera ku ntego. Imbogamizi zishobora gutuma umuntu atagera ku ntego. Iya mbere rero ni abantu nkuko twabibonye ejo. Abantu mu by'ukuri hari igihe baba batumva ibyo wumva, hari nubwo bashobora kuba babizumva, ariko mu bantu haba mwishari, mu bantu haba mwibindi abantu. Hanyuma rero iyo ugendanye n'umuntu ukabona umuntu ntiyumva ibintu, uramureka ugafokasinga ku ntego yawe, ukagera ahantu ugomba kugera. Nubwo yaba ari inshuti y'amagara, mwarasangiye akabisi n'agahiye, ariko ukabona ari kubangamira icyerekezo cyawe, uwo muntu ukwiriye kumureka rwose. Muraza gusoma mu Itangiriro 22:4 murageza ku murongo wa 8. Ni Abraham ufite intego yo kugera i Moriya agasohoza ubushake bw'Imana, ariko ngo aje kuhagera yibuka ko ari kumwe n'abantu badashobora kumva ibintu agiye gukora. Abo bitwa abagaragu babiri, na abagaragu babiri, umwe iburyo undi bumoso. Ngo arababwira ati noneho mu mpizo nk'inzikorere. Urumva nabamutwajije umutwaro. Aravuga ati mu mpizo nk'inzikorere n'umuriro nawe muwumpe. Afata umuriro awuhereza Isaka umwana we w'umuhungu. Aravuga ngo mwebwe musigara, ngewe na Isaka tugende, turaza kandi kubagarukaho. Icyo Aburahamu yarakoze, yabonye ibintu agiye gukora, mu by'ukuri bari abantu batari bubyumve, bari butuba gasohoza ubushake bw'Imana. Ahitamo kubabwira ngo ni mwe musigaye, cyane ko ibintu yari agiye gukora yabonye ko n'umugore atabyumva. Agenda atamubwiye ati ngiye gukora ibi bintu, ariko ngo yari afite kwizera gukomeye. Ngo yaravuze ngo Imana yavuganye nanjye ndi muri y'Abakarudayi, Imana yabanye nanjye kandinda, ikabana nanjye kugeza aho ngeze, ikampuye umwana w'umuhungu dushaje, irimo irangerageza, ariko mfite kwizera. Mwivu ry'uyu mwana w'umuhungu Imana irakura mu ndi Isaka, mumanukane ngere kubagaragu mufite, ngere kuri Sara mufite, ariko intego yo gukora ibyo Imana ishaka ntabwo ngomba kuyireka. Nendaga kubwira ngo abantu bareke, niba batumva ibintu urimo bihorere, batera umugongo, ukomeze imbere ugere ku ntego yawe mu izina rya Yesu. Abantu ayo mashini baraye Imana yumvikane. Imbogamizi ya kabiri ni igihe
cyo ntigihuga, mukumubona turyama cyo ntikiryama. Igihe ntiwagiha ruswa ngo kibe gihagaze ubanza ukemura ibibazo. Igihe cyo rwose ntigisinzira, igihe cyo gikomeza kigenda. Uko ugenda utakaza imitekerereze yagutse cyo kiba kigenda kigusiga. Niyo mpamvu bavandimwe ukwiriye kuba manager w'igihe cyawe. Igihe cyakubuza kugera ku ntego rwose bivanye gishobora kuba ari cyiza cyangwa na kibi, ariko cyakubuza kugera ku igihe. Muzi ko igihe giteka inzovu mu rwabye, igihe cyo gifite imbaraga zikomeye. Umubwiriza tujya gusoma umubwiriza, mwihute mufate Bibiliya dusome Umubwiriza igice cya 9. Abazanye Bibiliya basome Umubwiriza igice cya 9 murongo wa 11. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11. Nababwiye ngo turasenga, mwitegure ko tugiye gusenga. Inzuzi zitereye hejuru, inzuzi zarazamutse guhorera kwazo. Imana ishaka gucecekesha bigaceceka. Aravuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya, n'abajijutse sibo bagira ubutunzi, n'abahanga sibo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Umubwiriza yarabyitegereje muri competition, abona bazi kwiruka sibo basiga abandi, abona intwari mu ntambara sizo zitsinda. Yitegereje abona abanyabwenge sibo babona ibyo kurya, arebye abona abahanga sibo bafite igikundiro. Yarabwiwe ngo ni impamvu z'igihe. Igihe ubwo icyo bishatse kuvuga, uwirukaga cyane yacogozwa n'igihe, uwari intwari mu ntambara yacogozwa n'igihe. Ibyo bikora bitese, bikora ko n'ubundi ubuzima bwacu bugenda bushira gake gake. Uwagenda agasimbuka muri iki gihe ushobora kumubona afite imvi, atagishobora gusimbuka n'impamvu z'igihe. Hano harimo ababyeyi bakuru, ariko ashobora kwiyibuka mu bukumi akavuga ngo igihe cyanjye cy'ubukumi naraga kubikeza kiruka gakora ibintu na bwangu, ariko none ntibyoroshye no kuzamuka kuri aya maesikariye. Hariho abatapfa kubibasha bivanye n'iminsi, bivanye n'igihe. Igihe rero gishobora gutuma utagera ku ntego iyo utabaye manager wacu. Ubwo icyo nshatse kwigisha hano rero ni iki? Ndashaka kwigisha gutera inda igihe, icyo bita gusevingira igihe, icyo bita kubikira igihe mu kindi. Ibyo bintu byagufasha kugera ku ntego. Hariho abantu bapfusha igihe ubusa, neza kikabapfana ubusa, imyaka 20 igashira, 30 igashira, ari umukozi n'ukuri, ari umukozi n'ukuri, akamara imyaka 10 ari umukozi, ariko iyo myaka 10 ikarinda ishira, nta kibanza agira, nta nzagira, nta modoka agira, nta. Ukaba utamubaza ngo ibi ngibi reka da, ni indangare yakomeje yizera ibyahazaza. Ariko bavandimwe, ukwiriye kubaho umanaginga buri munota. Imana yadushizeho ngo tumanaginga iminota, tumanaginga amasaha, tumanaginga iminsi, tumanaginga ibyumweru, tumanaginga amezi n'imyaka. Ube manager wabyo, hanyuma uzasohore mu bihe bibi, ariko ibihe byiza warabibyaje umusaruro. Hanyuma ibihe bibi uzaba ubifite mu ibaruwa ivuga ngo mu bihe bibi hari ikintu, mu bihe byiza hari ikintu nakoze. Hanyuma rero utungwe n'ibyo wakoze mu bihe byiza. Dusome nanone cyangwa mbabwire twihuta Itangiriro igice cya 41 urahera kuri 25 bivanye n'iminota kubera no gusenga, ugeze kuri 36. Farawo yarose inzozi, arota inka zibyibushye, arota inka zinanutse, aruta amahondo y'amasaka. Hanyuma izibyibushye byavugaga igihe cy'uburumbuke, igihe cyiza nk'iki turimo hano. Niyo mpamvu mubwire nuza muri ranshawa
akagashya, ujye ukabyaza umusaruro, ntucemere ibintu bikurangaza. Kuko hari umuntu ushobora kuzana ukuri akajya kuri WhatsApp, akababonye umwanya wo kujya kuri Twitter n'ibindi akaba indangare no muri cya gihe cyiza Imana yari muhaye. Ariko ndashaka kubabwira ngo iki gihe cyaranshawa, aya masaha ya saa sita muyabyaza umusaruro. Hariho ibihe muzageramo, ibihe mwakoreye aha, umusaruro wabyo aba ari byo ubatunga muri ibyo bihe mu izina rya Yesu. Reka ayo mashyi tuyakome na ya Yesu Kristo. Igihe muziko Farawo yarose izo nzozi ntiyazisobanukirwa, ariko Yosefu aje kuzisobanura. Aramubwira ngo inka zibyibushye ni igihe cyiza, imyaka 7 myiza, izinanutse ni imyaka 7 mibi. Igitangaje, hazabanza imyiza hakurikireho imibi, kandi imibi izaba ifite ubukana bukomeye ku rwego abantu ntibazigera bamenya ko muri Egiputa yigeze kuba uburumbuke. Ntitujya tubibona se bavandimwe? Mukristo akaba afite ibihe byiza, ariko mukazahura neza yarabaye kazizi, mukazahura yararangiye, nta buzima bw'umwuka kigira pe, ari umuntu wo gusabirwa. Nta yindi mpamvu bavandimwe, yariyizeye, yavuze mu ndimi none biremera, azivuje ejo biremera, ariyizera agira ngo niko bizahora. Ariko mbabwire, niba usenze ukumva imbaraga ziraje, ongeraho gusenga, imbaraga zongere zize, kugeza ubwo uba manager w'igihe cyawe. Ibihe bibi bizaze bisange umeze neza 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 neza. Uziko Yosefu yavuze ati, ubigikuriki ikintu kizabafasha nuko muhunika kimwe cya 5 cy'ubutaka, mukagihunika mu gihugu cyose, mugahunikira imyaka izaza. Ni impamvu zo kugira ngo batazishwa n'inzara. Nimo ndakubwira ngo ikintu cyose cyatuma utagera ku ntego yawe gisindirwa muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Aya masengesho abe ibihunikwa bizagufasha mu bihe bibi. Icya kabiri wakora mu gihe n'ugukiranuka, mu buryo bwo kumanajinga igihe kugira ngo ugere ku ntego. Gukiranuka niba hari ibintu byiza ni ugukiranuka. Urabikora ukagira ngo ni ibisanzwe, ariko gukiranuka bigutabara mu bihe bibi, bya bihe utifashije, bya bihe utishoboye, bya bihe byagucanze, bya bihe wabanye n'abantu neza, ugera mu bihe bibi ukabona abantu barakugobotse ari benshi, ukibaza ngo bigenda gute? Imyitwarire, imyifatire, gukiranuka kwawe bihamagara abantu bakagufasha muri ibyo bihe, kandi n'Imana nayo itagusize. Kubera ko ukiranukira mu gihe bikaba ari nk'ideni uhaye Imana, ikazabikwishura mu gihe gikomeye. Igihe udafite amaboko yagutabara, Imana nayo ikaza ikavuga ngo mu bihe byo gukiranuka kwawe ndakwibutse, nta cyatuma utagera hakurya, ndagutabaye. Imana ikagutabara, ikagukiza, ikakurengera. Hanyuma icya gatatu wakora mu gihe ni ukubiba. Umubwiriza yaravuze igice cya 11 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo nyanyagiza imbuto zawe hejuru y'amazi. Zinyanyagize 1, 2 cyangwa 3 ndetse 7, nyanyagiza, kuko ntabwo ubizi. Umubwiriza avuga yeruye ko Imana izagera ikagarura iyo mbuto, yarangiza ikayiguhereza ikavuga ngo bya bihe wabayemo unyanyagiza, ukora umurimo w'Imana, ufasha imfubyi, ufasha abapfakazi, wita ku batishoboye, urwana ku bantu b'Imana, nanjye ndagutabaye. Intego yawe ntipfe, abantu bagatangazwa no kubona ugeze ku ntego, kandi bakubona uri nyagupfa. Nta yindi mpamvu, Imana ikugaruriye ibyo wayihaye, iragufasha ikakugeza ku ntego. Kunyanyagiza, ntukarye wenyine mu gihe cyiza, nyabuneka ujye usangira n'abandi. Ndasoreza kuri kimwe, imbogamizi ya gatatu ni ibigeragezo.
kuva mu gice cya 14. Bene data bahuye n'ibigeragezo bikomeye, kandi bari bavuye, iyo bavuye basezeye, abo ni Abisirayeli basezeye bagiye muri Kanani, niyo yari yo ntego. Muzi ko bisanze bageze ahantu badashobora na gatoya kugira icyo bakora, hagati y'imisozi miremire mu butunguruke bw'ikilometero 2020 ngira ngo n'8 imisozi yari miremire. Inyanja ikaba ifite ubujyakuzimu metero 2000, yari ndende cyane kandi yari ngari. Bagera ahantu noneho birabacanga, baritotomba, bibuka i Gosheni, baravuga ngo iyo twari dupfiriye ariko ntitugwe mu butayu. Barasakuza cyane, bararira, ariko muvandimwe, igisubizo Imana yampaye nuko mu gihe cy'ibigeragezo ujye utunga ikintu kimwe gusa. Mu gihe udashoboye kwisayura, ujye ugirira Imana icyizere, izaza ikora imirimo n'ibitangaza muri ibyo bigeragezo byawe. Imana izaza ikwiyereke. Aho ngaho Mose baratatse avuga ijambo ryiza ryitwa kugirira Imana icyizere. Yarivuze Imana itari babwiye, yaravuze ngo nimuhagarare mwicecekere murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ahita atangaza inkuru Imana itabimubwiye. Nukuri Imana yari itaramubwira igisubizo. Muze gusoma, yahise ababwira ngo Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Yari abizi neza ko uyu muntu w'Imana ageze hahandi atashobora kwikura. Imana igiza n'ukuboko kwayo kurekure ikamutabara, kuko ari Imana yo kwizera. Bibiliya rero yavuze ku rugendo rw'abigishwa bari kumwe na Yesu, ibigeragezo bashakaga gufata hakurya. Nkuko nawe hari ahantu wifuza kugera, hari ahantu ushaka kujya ariko ufite imbogamizi. Ngo bajya mu bwato na Yesu aburimo kubera umunaniro Yesu yari afite. Yesu yari umuntu 100%, ari n'Imana 100%. Yarananiwe, bagiye kumuryamisha ngo bamushyire ibwerekeza. Iyo berekeza abariho bamuryamisha, hanyuma bajya mu bwato nk'abahanga babaye mu nyanja, bagerageza kurwana n'umuyaga n'ishuheri, biranga. Nkuko nawe birimo biranga, ntabwo ari ukutagira intego, ariko birimo biranga. Biri kwanga pe. Intego yawe kwari ugushyingirwa mu mwaka ushize, ariko byaranze. Intego yawe kwari ukubaka, ariko byaranze. Intego yawe kwari ukujya mu mahanga, ariko byaranze. Wahuye n'umuraba, wahuye n'umuyaga, wahuye n'ibintu byinshi bituma utagera aho ugomba kugera, wifuza kugera. Ariko Bibiliya yavuze ngo baramukangura, baramubwira ngo databuja ibintu byitayeho, maze ngo akangutse. Tuvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Ongera uzamuke amen. Akangutse, yes, akangutse. Ngo akora icyo bita gucyaha. Ngo aravuga ngo wa muyaga we ndagutegetse nonaha, ndagira rekreto sefera kendama otime gray shirira andika. Imana ivugiye muri nge, ndategeka imiyaga yose iri muri mwebwe mu izina rya Yesu guhagarara. Imiyaga y'amadeni, imiyaga y'ubukene, imiyaga y'ibibazo by'uburyo butari bumwe, iyo miyaga turayihagaritse mu izina rya Yesu. Ababyizeye bakomera Imana amashyi bashime. Wa muyaga we ceceka, imiyaga iraceceka. Ibituma tutagera iyo tujya biceceke. Aravuga ngo wa mwiraba we nawe ndagutegetse ceceka uwo mwanya, kubera ko Yesu afite ubushobozi. Umuyaga ngo ci. Nukuri turi abantu b'Imana, ubwo turi muri iri teraniro, mugenzi wawe mumbwirire ngo Imana igutegekera imiyaga.
Imana igutegekera imiyaga, Imana igutegekera imiraba, Imana igutegekera ibintu bituma utagera aho ujya. Ibyakunanije mu mwaka washize, Imana ibitegeke muri uyu mwaka ugera aho uje mu izina rya Yesu. Tera haleluya niba ubyakiriye. Imana igutegekere, Imana ibihagarike ibyatuma tutagera iyo tujya. Imana ihimbazwe cyane. Ibiceceke she Rita sefolela pitelo kresa andamao pila andito takititala biwilila semandwa. Datawe Imana yaje kera namaze ko haleluya. Imana itegetse ibyo bikwirukankana, ibyo bituma utagera iyo ugera, kandi uri umuntu w'Imana, kandi warabanye n'Imana. Niba ari abantu bahagarare, niba ari abadayimoni bahagarare, niba ari abarozi bahagarare, niba ari imyuka mibi bahagarare, niba ari abakonikoni bahagarare, niba ari abagambanyi bahagarare, bihagarare. Imana iravuze ngo ka kandi Imana ijya ibicecekesha ibyadufasheho ijambo. Nukuri ndi minigalo tadegaya zawa ndi umwana w'Imana pero taimi nango tawigre Imana isa selo kandi diwa lo kresi kote belegrai. Sha reka nkubwire, dayimoni utarakwishe mu myaka ishize ubu sibwo agiye kukwica uri muri iri teraniro rya saa sita, kuko Imana ije kukugeza aho ugomba kugera. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana ngwibe iyo bivuze biraba, yategeka bigakomera. Nifite ijambo isi yuzuye ibiteye n'ibiducira, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi yuko hari icyo Imana yavuze, kuko ari nta jambo zogera kucyo zogera naho wibeshe. Yategeka bigakomera. Nifite ijambo ugomba kugera mu nzozi zawe, ugomba kugera aho warose kugera, ugomba kwaguka mu izina rya Yesu. Ibyo bituma utagerayo turabicashe mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, abirusha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Intego yawe ugomba kuyigeraho. Dusenge, wige gusa gukiranuka, ubane n'Imana neza n'abantu, kandi nturangare igihe cyawe ntigipfe ubusa. Ugomba ugere ku ntego zawe. Dusenge Imana. Harimo utarakizwa, utarakira Yesu, abaye arimo azamura ikiganza. Wo arasengerwa by'umwihariko, ariko ndagira ngo dusenge Imana itegeke ibintu byitereye hejuru, inzuzi, ibigeragezo,
karande, imbaraga mbi zisenya ingo, imiryango, dayimoni w'inyatsi, bazimu batuma abakobwa bacu badashyingirwa, turaderase lopease, turashaka kubicyaha. ntawe uri mutarakizwa, twese turi abakirisitu. Yesu abaheza umugisha. Nyamuneka kugerageza utungane, gutungana bigufasha kugera ku ntego. Muhaguruke dusenge. Hari ibintu ubona byiteye hejuru, birazamuka bimeze nk'umuraba ku buzima bwawe. Hari ibintu, harimo abakicaye, ucicaye urasenga Imana ya Isirayeli wicaye. Dusenge ngusaba ufata akantu kawe, tugira ibintu ducyaha. Imana yambwiye saa 9 ngo iracecekesha ibintu. Hari ibintu biri butuze. Hari ibintu bituza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana yo kwizerwa ibihe byose, Mana ihagarika imiyaga igahagarara, Mana ihagarika imiraba igahagarara. Reto safipa toketo ndema delosipa kotaimeno gloria. Mana ishobora byose, ilo entabagali, Imana isumba byose, Imana isumba bose, Imana isumba hose, Imana ikiza indwara izo arizo zose, Imana yishura amadeni bikagaragara, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana y'imbaraga. Rito sefonegrai, Bibiliya iravuga ngo endikase kuwa gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Yo, haleluya, haleluya. Ni wowe ko kubirangiza, ni wowe ubirangiza, ni wowe ubirangiza. Ibyo abana b'abantu badashoboye, intambara zitarangira, izo ni wowe uzirangiza, izo ni wowe uzirangiza. Imigozi ni wowe uyica, iminyururu ni wowe uyica, ni wowe uhinduriza ibihe, ibyari bibi bikaba byiza. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Turi muri iri teraniro, turimo turiga kugera ku ntego. Hari ibintu birimo biratubuza kugera ku ntego, hari ibintu byuzuriranye mu muryango wa mwene data. Ibibazo biruzurirana by'uburyo butari bumwe. Indwara ziraza, ubukene buraza, amagambo araza, ubukode buraza, mbega biyirukanwa ku kazi. Ibibazo bibi bibazo, Mana yo kwizerwa, amadeni ni menshi, ibibazo biriyongeranya, imiraba yarazamutse, imiyaga yarazamutse, gahunda zabyo ngo biragira ngo biturohe. Ariko Bibiliya yavuze ngo ukangutse Yesu ucyaha umuyaga, ucyaha umuraba, inyanja iratuza, inyanja iratungana. Mu izina rya Yesu, muri uyu mwanya gira ibintu ducyahira Mana. Cyaha ingabo z'umwijima, cyaha ingabo z'Abamedi n'Abaperesi katika jina la Yesu. Ibi bigenda kuri aba bakobwa bicyahe, ibituma badashingirwa, ibituma batagera aho bagera. Dayimoni wazanye icyangiro nakumenaguye nonaha, dayimoni usenya ingo nakumenaguye nonaha katika jina la Yesu. Dayimoni w'inyatsi uramenagurika nonaha. Turi muri iri teraniro, ibituma abantu bakora ibyaha, ibyo turabimenagura, turamenagura izo mbaraga katika jina la Yesu. Cyaha ubwo butware bucyahe Mana. Remerera ibituremereye, remerera ibituremereye, ibitunaniza binanize. Turi muri iri teraniro, ibyatuma tudafata hakurya, ibyo byose bimenagurike, ibyo byose bikubitwe hasi, ibyo byose byicirwe muri iri teraniro katika jina la Yesu. Tuvuguruje amagambo y'abantu, abavuze ngo uyu muntu ntazagera kure, abavuze ngo uyu muntu ntazashaka, abavuze ngo uyu muntu ntazatera imbere katika jina la Yesu. Abadayimoni b'ishyari turabirukanye ku buzima bwacu. Wa miyaga we ceceka, wa miraba we ceceka, wa miyaga we ceceka.
ceceka, wa miraba we ceceka, wa miyaga we ceceka, wa miraba we ceceka, wa miyaga we ceceka, wa miraba we ceceka, wa nyanja we tuza, abera twambuke, tuza abera bafate hakurya, tuza abera bagere kure. Uyu mwaka Imana ikora igitangaza, umuntu wese abona amashi. Ritorela pandita kotita zima shaone grari grezo vele grai. Urakoze Mana, tugukomeye amashi menshi menshi. Ndagira ngo dukomere Imana amashi, mbabwira ijambo Imana imbwiye. Dukomere Imana amashi, mbabwira ijambo Imana imbwiye. Retore grato savela grai shiwi tazima. Imana irambwiye ngo ije gusobanura ibintu Satani yari yarasobanije ku bantu b'Imana. Imana ije kubisobanura ibintu Satani yari yarasobanije, Imana ije kubisobanura. Ni Uwiteka avuze. Kandi ngo umuntu wateranye muri iri teraniro yaranshaho uyu munsi yandike ngo uyu mwaka nzabona igitangaza gikomeye cy'Imana, kubera ko ariko uyu nyine uyu 2026 Imana niba wizeye tera haleluya. Uyu mwaka 2026 Imana rito teze belegra janini ketati zawe nemegrans. Kandi Imana ivuze ko ngo hari ingabo z'umwijima Imana isohoye mu mazu yacu ahantu dutuye, ngo abantu babanaga n'ingabo za Satani. Hari imbaraga z'umwijima zabateraga icugazi, ariko Imana irazicyashe, irazisohoye, kubera ko Imana irashaka ko tugera ku ntego. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze mwese, mugire intego, ntimubeho mufite akajagari.